Hello, uyu munsi wa none ndabashuhuje. Iyo tugiye kuganiraho ndababwiye nti sobanukirwa n'iki kintu cyo kugira intego. Intego ziguhindurira ubuzima. Turaganira ku kintu cyitwa intego mu buzima. Burya kutagira intego ni nko gufata urugendo utazi aho ujya. Ugafata inzira mu mutwe ntuzi aho ugiye, ni kimwe. Intego ku muntu ni nka essence ku modoka. Nizo ziguhagurutsa ukagana inzira yo gutera intambwe buri munsi mu buzima bwawe. Gira intego wiha mu byerekeye iterambere ryawe, ni ngombwa cyane. Hakanira ikintu cyose, hakanira umuntu wese waza kukubuza kugera ku ntego zawe. Nta muntu n'umwe ugomba kuguhagarika ku byerekeye inzozi zawe. Iryo ni ihame, ni ukubifata nk'itegeko. Uri mu nzira, uri mu rugendo, ufite intego zikuyobora kuko ufite inzozi ushaka kugeraho. Intego mu buzima ni ngombwa cyane. Nta bantu bakwiriye guhagarara gusa ukabaho ukurikira ubuzima mu kirere utazi aho ugana. Oya, uwo nguwo ukora gutyo ni wa mugenzi utazi aho ugiye. Inzira ni ubuzima, ni urugendo. Ku nzira ku isi, uri mu rugendo ku isi, ugomba kugira intego nyine zikuyobora uganaho. Ibyo ni ngombwa cyane. Rwose ndakuburiye, ntugashimishwe cyangwa se ntukemere na rimwe guhera mu buzima bubabaje. Ubuzima bubabaje ukumva ko buraho ukabufata gutya ukabwakira gutyo. Oya, ntabwo ari byo. Nawe ubwawe ushobora kugera ku byiza abandi bagezeho. Ukaba nawe umuntu umeze neza. Ukaba umuntu udafite ikibazo cy'amafaranga. Ukaba umukire, ukaba umuntu utari mu bakene, ukava mu bukene. Ca uwo munyururu ukuboshye maze ujye gushaka ibyo abandi bagezeho. Umuntu wese burya afite ubushobozi bwo kugera ku birenze uko ariho. Niba ufite ubuzima bwiza, utarwaye, rwose uri umuntu utashaje ngo uvuge uti intege zabaye nkeya, uracyari muto, uracyari umuntu ufite ubuzima amagara akomeye. Wawe ufite intego, ntabwo uri umwana muto utarakura. Wowe uri mu rugero rwita urugero rw'umuntu ashaka gukora imirimo mu myaka yo kuba active. Iyo ngiyo nawe ufite ubushobozi. Iyo myaka ni ukuvuga ngo uri umwana kandi nturakuze cyane. Ni ukuvuga ngo ufite ubushobozi bwo kugera ku birenze uko uriho. Niba abandi babigeraho, ibwire ko nawe bishoboka. Ntacyo utakora iyo ufite ubushake kubyumva ko ushobora kugera ahandi hantu ukurikije aho uri. Nicyo kintu cya mbere gihamye. Ni ukuvuga ngo ikintu ugomba kumenya ni uko kugira ngo witeze imbere, utunye amafaranga se n'ibyo yakugezaho byose, bigomba gutangira muri wowe ubwawe. Wowe mbere na mbere ugomba guhinduka ukaba undi muntu. Niba utiteguye guhinduka, n'ubukire ntabwo uzabona. Wowe mbere na mbere ni wowe. Ubu ukiri muri ihereho wowe uhinduke. Ufate icyemezo uhinduke. Ni ngombwa cyane gukora kuri wowe ubwawe. Byose bitangirira ku muntu we ubwe. Gutera imbere bitangira ku muntu. Nudatera imbere no muri wowe, uhindura imitekerereze, uhindura imyumvire, uhindura ubumenyi, n'ibintu ntabwo bisaza. Ntabwo uzava mu buzima bubi urimo, ntabwo uzava mu buzima bw'abakene, ntabwo uzaba umuntu ubana n'abandi neza. Byose bituruka kuri wowe, kuko hari ibintu byinshi wamenyereye bitari byiza ugomba guhindura. Ni ukuvuga ngo ni wowe ubanza guhinduka, ibindi bikaza bikurikiyeho. Nutera imbere muri wowe, ugatera imbere mu bumenyi ufite, bizagufasha kugera kuri byinshi wifuza. Byose bitangirira kuri wowe. Uko uremye, uko umeze, ibiri kurimo muri wowe wakuye ahandi, mu bumenyi wafashe, mu myumvire wakiriye,
mu gufata ibyemezo ni wowe ufite, ese ni wowe ufite uruhare runini mu guhindura ubuzima bwawe. Uyu munsi wa none rero ndakugiriye inama ikomeye yo kugira intego. Hitamo intego 10 wifuza kugeraho mu buzima bwawe. Uyu munsi vuga uti nandi ufite intego 10 zishake uzandike. Ushaka kugera intego ufite uyu munsi nizihe, washaka kugera ufate nk'icumi, geraho uzandika hahandi ushobora kubona bikoroheye, hahandi ubonesha amaso yawe. Omeka nk'urupapuro uzanditseho ahantu hagaragarira amaso yawe, ku rugi rw'icyumba cyawe, ku rugi rwa frigo se, ahantu hagaragara, aho uhitamo mbese wowe wumva ukunda kubonesha amaso yawe, wowe uharebe uhahitemo. Hanyuma womekeho za ntego zawe. Hitamo umuntu wifuza kuba we. Ushaka kuba muntu ki muri imyaka yawe iri imbere, muri imyaka iri imbere. Andika urwego uzabugezeho mu myaka 10, mu byerekeye akazi ukora, mu byerekeye umutungo wawe, mu byerekeye umuryango wawe se, urugo rwawe, ubuzima bwawe muri rusange, ubuzima bwawe bwa buri munsi, kuri buri rwego rw'ubuzima. Uti ahangaha nifuza ko muri iyi myaka, mu myaka 5 nzabigeza, mu myaka 10 nzabageza, dore intego mfite, dore intego zanjye muri iki giciro cy'ubuzima, dore intego zanjye muri iki, dore intego zanjye muri iki. Byose ukazandika, byandike byose ku buryo busobanutse neza, kuri buri rwego rwerekeye ubuzima bwawe, bisobanutse, nta bintu bya bindi uvuga muri rusange. Oya, ibintu byo bita specific, ukabivuga uti njyewe muri uyu myaka 5 nifuza kuba mfite, ngeze urugero, umushinga wanjye witwa gutya, ukora ibi, usobanutse, nshaka uzajya umpa amafaranga angana gutya, byose bisobanutse. Mu myaka iyi niyi bizatangira igihe n'iki, bizarangira iki gihe n'iki, kandi nifuza ko nzayambona iki n'iki. Bya bintu bisobanutse, ari ngo ntabwo uzakora byiga ibi. Oya, niba uziga ibintu ushaka kuziga, nshaka kumenya ururimi mu myaka 5, ururimi nshaka kurumenya ku ruhe rwego, nshaka kuruvuga mu myaka ingahe, gutyo ibintu bisobanutse, intego zisobanutse, bien clair. Hanyuma ubyandika ahantu kandi ubishyira ahantu ubona, kuko ugomba guhora ubireba kugira ngo ubyibuke. Hanyuma nyuma ya kwandika za ntego zawe 10 nizo nkwaye, wakugiraho iki muri za ntego 10 wahisemo? Ongera uzisome neza zose, usubiremo, maze uhitemo intego imwe gusa y'ingenzi, ya yindi ubona ko ifite uruhare runini mu guhindura ubuzima bwawe kurusha izindi, maze uyifate uyandikure ku rundi rupapuro ku ruhande, uyandikure yonyine. Iyo ntego ifite uruhare runini mu buzima bwawe, mu guhindura ubuzima bwawe, yifate wenda ibintu aba ari uheraho, ishyire hari ukwayo. Nurangiza ugena igihe bizagufata ngo usohoze iyo ntego. Mu myaka ingahe uteganya ko waba wayigezeho iyo ntego wihaye imwe? Kurikizaho kugenda uyigabanyamo ibyiciro kugisha uko uzayikoraho, ku buryo bikoroheye, kugira ngo itaba ari nini, yigabanyemo ibyiciro kugira ngo uzabone kuyikoraho byoroshye. Uyicemo ibice, hanyuma ukore list y'ibyo uzakora kuri buri gice, uyisohoze ku buryo budashyikirwa, ujye dans l'excellence, uyikore neza, ujye imbere kuri iyo ntego wihaye mu bintu mu buryo bwiza, busukuye, busobanutse, kandi uri l'excellence, uri imbere, ushyikirwa kuri iyo ntego wihaye. Bipange byose mu buryo busobanutse kandi ushobora kuevariwa, ukabumezura. Panga neza liste y'imirimo usabwa gukora ku buryo busesenguye. Nzakora iki n'iki, iki gihe n'iki, uzakora iki, uzagikora ryari, uzagikora ku iyihe tariki. Ibyo byose ubipange uko bigomba gukorwa. Shyira hamwe ibyo uzakenera byose. Nzakoresha ibikoresho ibi n'ibi bingana gutya, nzakenera umuntu uyu n'uyu, nzakenera umuntu uzi ibi ngibi. Ku mushinga wawe wihaye, iyo ntego yawe wihaye, byose ubisuzume
ubyandike mu buryo busobanutse. Uyazakora ibi n'ibi, uyakora ibi, nge nzakora ibi, bizantwara amafaranga angana gutya, nzayakurahe, uzayakurahe, ukamenya nzayakurahe naha, hazamaye byose kuri gahunda. N'ibintu byose ukeneye ubipange kugira ngo ugere kuri iyo nshingano wihaye. Byose ugomba kubyandika ku buryo buziguye, busobanutse neza, nta bintu byo gushidikanya birimo, nta bintu bifashe muri rusange, oya, bisobanutse, mbese birimo detaye, ushyizemo detaye ku buryo ntabwo ubishidikanyaho. noneho nyuma yaho umaze kubisobanura gutyo, hita ufata icyemezo wiyemeje kugira icyo ukora buri munsi Imana yaremye kugeza ugeze ku ntego yawe. Ni ukuvuga muri bya bintu wamaze kugenda upanga uti nzakira ibi, nzakora iki. None uvuga uti uyu munsi wa mbere nzakoraho iki, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, gutyo nyuma y'ukwezi nzaba maze gukora ibi, buri cyumweru y'ubuzi iki cyumweru nzakora ibi, ukwezi nzaba ngeze aha, 2, 3, mu mwaka nzaba maze kugera 2, 3 byose wabipanze, kandi ntugahagarike kugira ngo ukomeze nyine rwa rugendo rwawe rwo ku ntego yawe. Ntugomba guhagarika kugikoraho kugeza ugeze ku ntego, kugeza ubaye wa muntu wifuza kuba we, kugeza ugeze kuri cya kintu ushaka kugeraho, cya kintu ushaka gukora, kugeza ugikoze uzakomeza kugeza ugeze ku ntego. Icyo ni ikintu ugomba kwitaho ukacyubahiriza buri munsi, nta gucika intege, ukabikora udacika intege. Buri munsi ugira icyo ukora cyerekeye intego yawe, niyo cyaba gito, icy'ingenzi ni ukugira icyo ukora. Nibyo bizagufasha nyine kugira ngo ugere kuri za ntego zawe, kugira icyo ukoraho niyo cyaba gito. Buri munsi gerageza, buri munsi ushyiraho akandi, ugenda wubaka, ushyiraho akabuye, ushyiraho ibuye, mu gihe runaka ukazaba ugeze kuri ya ntego yawe. Niko bigomba kugenda, naho ubundi ntabwo bigeraho nyine ucitse intege ugahagarara, ntubishyiremo umurava. Buri munsi agatoya gahoraho, icyo kintu cya mbere kigufasha kugera ku ntego. Uyu munsi rero ihe intego yo kongera amafaranga ukorera mu kwezi. Wifuza kuva ku 100,000 ukagera nko ku 200,000, uratangira ukora ibijyanye n'iyo ntego, wongera umurego, gushyira imbaraga mu kazi urimo. Niba ushaka kugira ngo umushahara wawe wiyongere, hari ibyo ugomba gukora. Ntabwo uzicara ubwire umukoresha wawe ngo nyongerera umushahara kandi nta kintu wowe umwereka kidasanzwe. Nawe ugomba kwipangira gahunda ukavuga uti niba nifuza kugira ngo umushahara wanjye wiyongere, niba nifuza kugira amafaranga ninjiza yiyongere, dore ibyo ngomba gukora byose ukabishyira kuri gahunda. Nawe uratangira nyine ukore ibyo ibijyanye n'iyo ntego yo kugira ngo wongere umushahara wawe, wongere se amafaranga winjiza, ayo ukorera cyane ayo wikorera, byose ni wowe ubipangira gahunda, ugashyiramo imbaraga, ugashyira umurego nyine mu kazi urimo, mu byo ukora, ukiga cyane, ukiga rwose. Ni ikintu cyakuzamura, iga ibijyanye n'ako kazi ku buryo bwose, noneho ku buryo mbese ubindashyikirwa, ukiga ku buryo buhagije kugeza ubaye umuntu udasanzwe muri ako kazi ukora. Niba ubaye umuntu udasanzwe ukagira ikintu urusha abandi, hari valeri wiyongereyeho wowe, ukagira indi valeri incontournable, ku buryo uba umukozi wawe ukenewe pe, ku buryo aho ukora umuntu ukorera yumva atakurekura, kuko ufite icyo wongera gikomeye muri entreprise ye. Hari icyo umukorera, abona ko ufite agaciro. Iyo ufite agaciro buri wese aragushaka. Icyo gihe ntazashidikanya kukongerera wa mushahara, kuko uri indashyikirwa mu kazi kawe. Azakongerera umushahara nk'uko wabyifuzaga, kuko biturutse kuri ya ntego wihaye yo kuba indashyikirwa mu kazi, maze ugafata umwanya wo kwihugura, noneho bigatuma ugira icyo utandikanyeho n'abandi. Ariko niwiyicarira ibyo wize mu ishuri birahagije, rwose ngo urumva ngo ubizi, n'akazi uragafite, nta kibazo, uricaye, uri umuntu umwe kuva igihe wagereye mu kazi, uri wa wundi uko watangiye, umaze imyaka 5 ntacyo wahindutseho, urumva nta gaciro wihaye.
ntiwigeze wiyongera agaciro, ntiwihugura mu kazi, uzaguma nyine nawe aho uri, cyangwa se abihugura bazaze baguceho wowe usigare ku rwa rwego watangiriyeho, cyangwa se banakwirukane, kuko babona iki ntacyo uri kungura aho ukorera. Muri iki gihe ni uguhora umuntu yiga, yihugura, yongera agaciro ke, nibyo bigufasha kuzagera hehe, kugera aho ushaka kugera, gutera imbere, gutera intambwe mu buzima. Uyu munsi wa none fata intego yo kutazongera kugira ikibazo cyo kubura amafaranga. Ubifatire intego, uvuga uti njyewe mfashe intego yo kuva mu bukene uyu munsi wa none, usohotsemo, niyemeje gusohokamo. Nawe hari ababusohotsemo, uti niba hari abagize iyo ntego bagatangirira kuri 0 kandi bakayigeraho bakaba barabaye abakire, uti nanjye birashoboka, hanyuma uhaguruke. Uyu munsi fata intego yo kwiga gucunga umutungo wawe neza, maze ufata icyemezo cyo kugabanya ibintu ugura, bya bindi bidafite akamaro, bitari ngombwa cyane, maze ukoresha amafaranga yawe ari munsi yayo uguhembwa. Amafaranga ukoresha nabe munsi yayo uguhembwa. Noneho uhita ufata intego ntakuka yo kuzigama buri kwezi, maze ugire nayo ushora muri ya mafaranga wazigamye, ugiremo ayo ushora kugira ngo azakubyarire inyungu. Iyi ni formule bita nayisora gute, ni magique. Iyi ishobora kugukiza kandi nta n'imbaraga nyinshi wabikoresheje, kubera wafashe iyo ntego ukabigena witonze kuri gahunda, buhoro buhoro. Iyo niyo nzira yo gukira. Abantu bose bakize niyo banyuzemo, nawe ukayinyuramo. Urundi rugero, fata intego yo gufungura business. Nawe uvuga uti muri uyu mwaka cyangwa se umwaka utaha mfashe icyemezo yuko nzagira umushinga mfungura hariya aha muri uku kwezi, nafashe umushinga wo gukora iki n'iki ahangaha muri aka gace, muri ako karere. Uwufate, hanyuma uhaguruke uwukorere, ubigereho. Guhera uyu munsi wa none fata intego yo gucunga neza igihe cyawe giha agaciro. Uvuga uti uyu munsi wa none iyi ntego ndayanditse, wara iyi ikintu cyo kwica, cyo gupfusha ubusa igihe cyanjye ndakiretse. Ufata icyemezo utazongera gupfusha ubusa igihe cyawe, none ushyira imbaraga nyinshi n'igihe kinini mu bintu bigufitiye iki akamaro, kuko hari icyo bikungura. Ibintu byungura ubuzima bwawe biganemo. Igihe wapfusha ngo busa, vuga uti ngiye kujya kukigamo iki n'iki, ngiye kujya niga ururimi urunuru ruzanteza imbere, ngiye kwiga ibi ngibi bigira icyo binyongerera mu kazi. Aba ariho ushyira imbaraga. Ngiye kumva videwo zigira icyo zinyungura, cyangwa amaudiyo agira icyo amfungura mu mutwe, agira inama angira zifitiye akamaro. Ibitesha igihe bivuyemo, ukafata iyo ntego. Iyo ni intego nayo ikomeye ushobora gufata kandi ubuzima bwawe bukazahinduka. Nawe fata icyemezo uyu munsi na none, intego yo kujya usuzuma kenshi ibyo wagezeho ukurikije intego wihaye. Bisuzume buri cyumweru, buri kwezi, urebe uti byagenze gute, icyagenze neza ni ikihe, ikitaragenze neza ni ikihe, wagikosora ute, wagikosora wiki. Noneho ukagikosora gutyo na buri mwaka ukavuga uti dore ngeze aha, uyu mwaka wangeze aha. Voilà, evaluation. Buri gihe ni ngombwa kwievaluwa, ukareba aho ugejeje ubuzima bwawe, ukareba aho intego zawe ziri kwa avansa, ukuntu zigenda nyine zitambuka, ziza ziyongera, uzigana mfete, uzigana. Izo ni intego, ni nyinshi ushaka kwiha mu byiciro bitandukanye by'ubuzima bwawe. Harimo no mu rwego rw'amagara yawe, utasante. Iyi ntego yo kugenda n'amaguru buri munsi byamugire ubuzima bwiza. Ukore siporo, uvuga uti buri munsi nzaya nkora wenda siporo cyangwa ngende n'amaguru ahantu iminota 30 ku munsi. Ubigira intego uti nzaya mbikora mu gitondo iyi saha. Ntabwo yuko ikintu cyose intego urapresiza, kisobanutse nzaya mbikora
buri munsi isaha iyi n'iyi, gitondo mbyutse wenda nzajya nkora ibi, nzajya nkora iyi siporo 30 minutes mbere yo kujya mu bindi bintu, mbere yo kujya mu kazi, mbere yo kujya mu bindi nkora. Buri munsi ukabikora. Ni intego uragomba kuyubahiriza uko wayipanze. Iyi ntego se yo guhindura imirire yawe, nawe kuba no kwita ku buzima bwawe, urya indyo itagutera ibibazo, indyo zitagutera uburwayi. Hari abantu barya ibiryo bazi ko atari byiza ku magara yawe. Uvuga uti uyu munsi nihaye intego yo kubihindura. Ubuzima bwawe, ubaka ubuzima bwawe, ugira amagara meza, nawe uyakorere, ubishyireho umutima. Uvuga uti ibi ngibi ndabiritse, ibiryo bibi binyicira sante ndabiritse. Ibi intego yawe. Naho ni intego ushaka kwiha. Ushobora no kwiha intego mu mibanire yawe n'abantu. Uvuga uti ibi nibyo ngomba gukurikiza kugira ngo niyubake. Ngomba kugira imibanire myiza y'abantu, yayindi inyubaka, igira ikinyungu. Babandi turi kumwe babo bo kunjyana mu bintu bibi, byo kujyana kwangana, byo kunyigisha bibi, byo gutukana, byo kwanga abandi. Iyi mibanire sinyishaka, ndayiretse. Byaka imibanire impa amahoro, nkunda abantu, unkunze nkamukunda, utankunze nkamfuta ubuzima bwanjye, nkamworohera ntagiye mu byo kwangana. Ubwo ni intego wowe uraziha kandi zigufasha mu buzima bwawe. Ibintu byose ni intego ibigufasha kwiyubaka. Intego ni nyinshi zinyuranye bitewe na domene zinyuranye mu buzima. Icy'ingenzi ni uguhitamo intego zawe wiyemeje, za zindi ziguha umurongo ugenderaho, zikakuyobora. Urumva ni ngombwa cyane. Burya kubaho nta ntego, ubuzima ari bwo bukuyobora, aho abandi bakujyanye ukanyuraho, ntacyo wageraho, ntacyo wazageraho mu buzima. Ni ngombwa kugira intego zikuyobora. Ukagira inzozi, za nzozi ukajya kuri za nzozi, ugenda ufite intego buri gihe zigenda zikuyobora. Ibi nibyo nkora, ukagenda uzigana buri munsi, buri kwezi. Rwose ni ibintu ngukanguriye uyu munsi. Ni ngombwa kugira intego, hanyuma ugahera uyu munsi ukazigira. Fata ikaramu n'urupapuro wandika intego zawe, maze ujye uzirebaho kenshi. Voilà, uyu munsi ni ikintu cy'intego nagira ngo tuganireho. Ntibakangurire kwandika intego zawe, ugahora uzirebaho kenshi kugira ngo utaza gutana ukajya ahandi. Bigufasha guhora nyine wiyibutsa, ukamenya yuko ufite intego ukurikiye, ukamenya yuko ufite inzozi uharanira. Ubundi ubuzima bwawe ukareba imbere mu buzima bwawe, nta kujya ku ruhande, ugakurikira iyo nzira. Voilà, ndabakunda. Naho utaha muharanire kwiteza imbere, mugira inzozi, mugira intego zibayobora. Murebe muzagera kure, muzagira ubuzima bwiza, kandi muharanire kwiyubaha, gukundana no gushyigikirana, gufashanya, mwiteza imbere mu rukundo ni ibya mbere. Ndabakunda rero, ubwo nawe utaha iyindi video.